Yemwe bantu muri Bujumbura, Imana yarambwiye ngo mu Burundi hagiye kongera kubaho intambara. Nagiye kubona mbona umujyi wa Bujumbura wose uri muratembamo imivu y'amaraso. Kandi nanone ibyo bimaze kuvaho nibwo nabonye marayika w'Uwiteka afite urwandiko rukomeye, ariko asana nambonaga ahagaze hejuru mu kirere nanone cy'i Burundi, arimo arangurura avuga ngo ikindi nahishuriwe rero mu gihugu cy'u Burundi, nabonye umwuka w'inzara ku gihugu cya Kongo ndongera mbigarukeho ikintu gikomeye Imana yampishuriye kandi nubi gikomeje kumpishurira nivaho nukuvaho kwa Etienne Gisekedi. Yarambwiye ngo yamaze kumuca ku ngoma kuko ari umwami utaragaragaje ubwenge. Gisekedi rero avuyeho kandi nanone kuvaho kwiwe hazabaho no gufungwa. Hagiye kuzabaho intara zimwe na zimwe ziziyomora kuri Kongo kandi zizabe igihugu zibe no ku bindi bihugu. Imana kandi nanone yakomeje imbwira ko nkwiriye nanone kwibutsa abanyarwanda ko uyu mwaka w'ibihumbi 2024 uje, Imana ibabiki ikintu gikomeye kandi cy'agaciro. Imana yarambwiye ngo mwebwe abanyarwanda mwese aho muri ni mwibuke ibi bintu bitatu. Icyambere, gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka musuhuze inshuti ya Gusenga everyday, nizere kumeze neza mu rusazo muri kumwe nanje Imana yakiza Edouard. Abari mu Rwanda turabasuhuje, Imana ibamugisha. Abari mu Burundi, mu biyaga bigari mumva ikirundi n'ikinyarwanda ndetse n'ikinyamurenge, tubakiye kuri channel ya Gusenga everyday, ni gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa no gusenga uzanesha. Senga. Kuko mubara kuri kamera Gusenga everyday kumwe na Prophet Enoch uraho? Muraho neza. Turashima Imana kandi ntabwo rwambira uraye Gusenga everyday. Ni iby'agaciro gakomeye kuba nanone nabarakari Imana bitwemereye abakunzi bo gusenga kuba turi hano. Ntekereza ko nanone ni impamvu nanone zikomeza Imana kugira ngo tugomeze kungurane tuganire ku magambo y'Imana. Dufite ibintu byinshi byo kuvuga. Edouard, nawe umeze neza? Imeze neza. Imana nanjye ndaho, Imana irandinze cyane, ndashima Imana. Ndarinzwe cyane nayo. Yego. Abari muri Amerika twarabibagiwe, turabasuhuje. Imana ibahumugisha. Bari muri Europe, Imana ibahumugisha. Bari muri za Australia hose. Imana ibahumugisha. Hose harimo inshuti zacu zakadasohoka, hari imiryango yacu tubone no kubasuhuza. Imana ibahumugisha cyane. Enoch, nkuko cyane yacu to gusenga buri munsi watangira gusenga Imana. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu, uratwemereye mwami kugira ngo tube turaha kugira ngo duheshe izina ryawe icyubahiro. Turi hano ngo dukore ubushake bwawe mwami Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Turaritse imbaraga z'Imana, turaritse imbaraga z'Umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo mwami muri uyu mwanya buri jambo ryose tugiye kuganira n'ubwoko bwawe, tugiye kuganira n'inshuti z'umusaraba bakunzi bo gusenga everyday. Reka buri muntu wese ahembuke, reka buri wese amenye kandi asobanukirwe, yumve kandi yumve icyo uvuga, kubera ko mwami nta na rimwe abantu bashobora kukubona badashoboye kutubona twebwe ubasha gukoresha. Turi hano ngo dukoreshe ubushake bwawe mu izina rya Yesu, kugira ngo buri wese nyagasani ashobore kumenya no gusobanukirwa icyo ushaka muri uyu mwanya. Turagushimiye rero kuje kubana natwe no kudushyigikira, ndetse nyagasani no kuduha umugisha na buri wese udukurikiye. Amen. Amen. Murakoze cyane kunyakira ku Gusenga everyday. Ni iby'agaciro nanone gakomeye abakunzi bo gusenga aho muri hose ku isi. Ndagize ngo Imana ibahe umugisha kandi ukuboko kwiza kw'Imana kubabeho. Turabizi neza ko mudukunda kandi mudukurikira. Imana ibahe umugisha cyane. Dufite rero byinshi muri ibi bihe Edouard. Imana irimo iravuga ibintu byinshi bikomeye ku isi. Imana irimo iravuga ibintu byinshi ku bihugu bitandukanye,
ni ukuvuga ngo iteka ryose Imana buri gihe ibifite message kuko ni bishingira ku bintu bibaho mu isi. Ibiriho mu isi ni ibintu bishushanya n'ibiriho mu bwami bw'Imana. Mu isi bene data iyo turi hano bisanzwe aha turi muri ubuzima Imana dushyizemo, usanga buri munsi hari amakuru tugenda twakira y'umubiri asanzwe, y'isi asanzwe. Aya makuru twakira ni ibimenyetso bigaragaza ko nijuru ubwaryo hahora hari amakuru ku bantu b'Imana bakira, kandi na makuru ashingiye mu mwuka, kuko buriya Imana yagiye ikora ibintu bikomeye kuva mu itangira rya buri kimwe. Ariko icyo nshaka kugarukaho no kubabwira bene data nuko umwuka w'Imana akora imirimo itangaje. Umwuka w'Imana niwe wemeza abisi, ndetse ni nawe wemeza abantu ibyo kwihana nanone no guhindukira. Muri make rero nge nk'umuhanuzi nanone, kandi mbora mbibasubiriramo, ndi umuhanuzi mukuru nanone uri hano ku isi ku mpamvu zo kugira ngo nkore ubushake bw'Imana, kandi mu byo Imana impamagarira gukora cyane cyane ni uburyo bwo kubamenyesha gahunda Imana ibafiteho. Kimwe, Imana nuko idukunda, ariko ndagira ngo ntangirire ku butumwa burebana n'igihugu cy'u Burundi. Nibwo nshaka gutangiriraho, kandi abari Bujumbura Imana ibaho umugisha hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi, Imana ibaho umugisha, mushobora kuba mugiye kumva amagambo Imana irimo iravuga ku gihugu cyanyu cy'u Burundi. Imana ishimwe. Mbere rero ko dusa naho twinjira muri buri kimwe Imana idutumye kuvuga hano ku gusenga everyday, ndagira ngo nanone bishingire ku ijambo ry'Imana. Tubanze dusome amagambo y'Imana. Reka dusome igitabo cy'umuhanuzi Danieli. Iki gitabo cy'umuhanuzi Danieli tumubara mu bahanuzi bakuru 5. Imana ishimwe cyane. Turasoma igice cya 3, hanyuma kandi turasoma ku murongo wa 30, kuko aha niho hasa naho hashingiye zingi ibintu byinshi ngira ngo tuvugeho ku mpamvu z'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya ijambo ry'Imana ivuze ngo, ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshake na Abedenego mu gihugu cyose cy'i Babuloni. Umwami arota inzozi azirotorera Danieli. Nimwakire amagambo y'Imana. Ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana rirakora, ijambo ry'Imana rirarema, ijambo ry'Imana rirahindura, ijambo ry'Imana ribeshaho, kandi birakwiriye ko umuntu wese uri mu ruhande rwo kwizera Imana, bari byiza ko tugira rya jambo ry'Imana kandi rigomba kuba rigwiriye muri twe. Aha rero dusomye ijambo rikomeye rivuga ngo ibyo bishize. Hari ibintu dukeneye muri ibi bihe ko birangira. Aya magambo n'amagambo yavuzwe ubwo hari hamaze kubaho ikintu gikomeye ku basore 3 bagaragara muri iki gice cya Danieli. Harimo Saduraka, Meshake ndetse na Abedenego. Aba basore 3 Bibiliya itubwira neza yeruye ko bari Abisiraheli, bari Abayuda, bari abasore bari baratoranijwe muri Yerusalemu, bajyanwa muri Babuloni kujya kwigishwa ibya Gikarudaya, ariko ari impamvu zo kugira ngo aba basore bigishwe bashobore kuzajya bajya ku meza y'umwami wariho icyo gihe. Imana idufashe cyane. Uwo mwami wariho iki gihe yari Nebukadinezari, kandi muri ibi bihe byari ibihe byasaga naho byari bigoye cyane, ubwo mu bwami bwe yari afite ibintu byinshi yarebaga ko akwiriye gushyiraho
nk'amahame kugira ngo abantu bashobore kwitonda no kumva ibintu bitandukanye. Ariko ndashaka kubabwira ikintu kimwe. Aba basore bageze i Babuloni, Bibiliya irambwira ngo ntago biyandushe, birinze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, ngahubwo bo ngo bita cyane ku mpamvu no ku ntego y'Imana no kucyo Imana yashakaga ko bakora. Bageze i Babuloni, Bibiliya irambwira ngo ntibiyandushe. Barahageze mu gihe cyari gitegetswe, cyari giteganijwe ko bagomba gushyirwa ahantu bagatunganywa, bagagaburirwa, bakagirwa ibiki, bakagaburirwa ibyo kurya by'ibwami, bakagira ibiki. Bibiliya irambwira ngo bo barahageze banzura ko bagomba kunywa amazi y'ibishimbo n'amazi ya mugezi n'ibishimbo bisanzwe, kandi abasore barabyibuha. Bibiliya irambwira ngo igihe cyarageze bagera imbere y'umwami, bamurikirwa umwami, ariko umwami ngatungurwa n'uburyo abasore bashishe. Abasore ari abahanga, abasore ari abantu badasanzwe, arabatoranya abashyira mu nzego z'ubuyobozi. Bamwe abashyira mu ntara, abandi abashyira hirya no hino, baragenda barakomera. Ariko ngo nubwo bari muri ibyo by'ubuyobozi, kimwe cyo nshaka kubabwira, aba basore bari bafite amahame y'Imana mu mitima yabo, bari bafite ibitekerezo by'ubumana muri bo, bari strong, bari baramaze kumenya gukurikira Imana bisobanuye iki. Bari bazi inyungu zo kubaha Imana, bari baramaze kumenya neza ko gukurikira Imana bidatera igihombo, ahubwo bishobora gutera ingorane ku bantu batarayimenya, bataranashaka no kugira ute no kuyimenya. Bibiliya ivuga iki rero? Bibiliya irambwira ngo igihe cyaje kugera habaho noneho itegeko ryavaga ku mwami. Umwami yari yikoreye gahunda ye, hari dira umwami yari yakoze, yari ikomeye, yiremera ikigirwamana kizabashyiraho n'itegeko. Aravuga uti buri muntu wese aho ava akagera naze yubara arapfukamira ikigirwamana nagize ute naremye kizaho. Bibiliya irambwira ngo muri ibi bihe aba basore, ubundi bari abasore bagera muri 4 na Daniel yari arimo, ariko muri ibi bihe aba basore bafashe icyemezo cyo guhunga, baragenda barihisha. Mu kwihisha kwabo ndatekereza ko n'iki gihe nanone na Daniel nanone nawe yari mu bwihisho, yari yihishe. Bibiliya iravuga ngo aba basore mu kwihisha kwabo, umwami yaje gukoresha gahunda ze ziperereza n'ibindi bintu bitandukanye, aza kuvumbura aba basore 3, abagwaho arababona. Amaze kubageraho, baragenda bamurikirwa rwose, bagera imbere y'umwami, barahagarara, babazwa ibibazo, babazwa ibintu byinshi bitandukanye, barabazwa, barasobanura. Ariko ikintu gikomeye nshaka kubabwira bene data, aba basore babwiye umwami ijambo rikomeye. Baramubwira ngo Imana twizeye naho itadukiza tuzakomeza kuyizera, icya kabiri tuzakomeza kuyiringira, icya gatatu tuzakomeza gukora ubushake bwayo. Bibiliya ivuga ko abagerageje guterura aba basore no kubafata no kubashira mu muriro, ibirimi by'umuriro byahise bibafata bo ubwabo birabakongora, barashya. Bibiliya irambwira ngo aba basore binjiye mu itanura ry'umuriro, aho kugira ngo bashye, aho kugira ngo kandi bajye kwirirwa babwira Imana uti Imana dore ibibazo turimo, turi mu itanura, bo bageze mu itanura bagira ibitekerezo byo gushima. Ndashaka kubabwira ikintu kimwe, mugomba kwita ku gushimira Imana, mukayishimira mu byiza no mu bibi. Aba basore bashimiye Imana bari mu bibazo, bayishimira bari mu itanura, bayishimira bari mu muriro, bayishimira bahanzwe amaso, bari abantu barindiriye uburyo bagiye gukorwa n'isoni, uburyo bagiye gushirira. Ariko Bibiliya ijambo ry'Imana rimbwira neza ryeruye ko ubwiza bw'Imana bwamanutse bukava mu ijuru, bukaza bukagota ba basore. Noneho ba basore bagatangira kuririmba, bagatangira guhimbaza. Bibiliya ijambo ry'Imana kandi nanone muri iki gice cya 3 cya Daniel, Bibiliya igaragaza ko Imana ubwayo yafashe decision, ikora inama mu bwami, yamaze kumva no kureba ibitekerezo biri muri aba basore, ibitekerezo biri muri Sadraka, ibitekerezo biri muri Meshaki, ibitekerezo biri muri Bedenego, ngirangije yohereza marayika. Uyu marayika Imana yohereje ngiye kumubabwira. Banishimwe cyane. Abantu benshi bamwitiranya na Kristo,
ariko uyu ni marayika ubundi ushinzwe kurinda abera, niwe wamanutse asanga Saduraka na Meshake na Bedenego mu itanura ry'umuriro. Birambwira ngo Nebukadinezari amukubise amaso ngo yatunguwe ngo no kubona ngo uwo wa kane afite mu maso h'abana b'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka mbabwire, uko utindana n'Imana ugenda usa nayo, uko ugenda usenga Imana, Imana igenda ishyiraho impinduka nyinshi zitandukanye mu buzima bwawe. Rero ndashaka kubabwira iki? Ndashaka kubabwira yuko Nebukadinezari ubwe yaje gushyiraho itegeko, aravuga ngo mu gihugu cyanjye uhereye ubu nta yindi Mana ikwiriye kuzemerwa kwisengwa uretse Imana ya Saduraka na Meshake nande na Bedenego. Ndashaka kubwira iki? Ndashaka kubwira ko wowe bwawe ukwiriye kurwana intambara nziza, hanyuma kandi ukubahisha Imana, nanone kandi ukagira n'ibitekerezo byayo bikagwira muri wowe, ugashobora gukora ibyo Imana ishaka kugira ngo nayo ishobore kuza guhagararana nawe mu bihe bigoye. Okay, reka niyinjirire mu by'ubutumwa babwire ibiriho ku bihugu. Reka mhere ku Burundi. Yemwe bantu muri Bujumbura, musengere Bujumbura cyane. Nagize igihe kinini cyo gusenga no gusengera iki gihugu cyanyu cy'u Burundi, ndetse kandi ubwo narimo nsengera iki gihugu cy'u Burundi nibwo Imana yambwiye ibi bikurikira. Imana yarambwiye ngo mu Burundi hagiye kongera kubaho intambara. Hari intambara igiye kuba mu Burundi, kandi iyo ntambara nkiyibona iba mu Burundi, nagiye kubona mbona umujyi wa Bujumbura wose uri muratembamo imivu y'amaraso. Imana irangije irambwira ngo mwebwe abaturage b'igihugu cy'u Burundi ngo nimusenge, ngo kandi nimwongereho gusenga, ngo kandi mwongere musenge, ngo kubera ko Imana yagiye ibona ko bamwe muri mwe mwagiye munanirwa, ngo kandi yagiye ibona ko bamwe muri mwe mwagiye musubira inyuma, mugenda mutandukana n'ibitekerezo byo kwera kw'Imana, ngo kwagiye habaho kwimura Imana. Imana irangije irambwira ngo rero nimusenge kugira ngo muri iyo ntambara n'amaraso menshi azameneka mu gihugu cy'u Burundi, kuko narabibonye. Kandi Imana irangije irambwira ngo ibyo ni ibintu bije, ngo kuko hari marayika ugiye kunyura muri icyo gihugu cy'u Burundi. Kandi nanone ibyo bimaze kuvaho nibwo nabonye marayika w'Uwiteka afite urwandiko rukomeye, ariko asa nambonaga ahagaze hejuru mu kirere nanone cy'i Burundi, arimo arangurura avuga ngo niki kibabuza gutandukana n'ibitekerezo by'amoko. Imana irangije irambwira ngo mwakishimiye ko Barundi muri ubwoko bw'Imana kuruta uko mwakomeza kubohwa n'ibintu by'amoko. Imana irangije irambwira ngo Abarundi mwese aho muri kwisi nimwitandukanye n'ibitekerezo bibi by'amoko, kandi mwezwe mushobore gukizwa, mukore iby'Imana ishaka, kuko icyo ni ikintu Imana ikeneye. Ubwo rero nabonaga marayika w'Uwiteka ahagaze, ariko ari uwo kubaburira no kubasaba guhinduka no gukora iby'Imana igirute ibasaba. Ikindi nahishuriwe rero mu gihugu cy'u Burundi, nabonye umwuka w'inzara. Noneho kandi mbona uyu mwuka w'inzara, mbona ko bigiye kuzagera naho bikomera, abantu bakajya basangwa mu mazu bishwe n'inzara. Imana irangije irambwira ngo nimusenge, ngo kandi musengere n'umwero w'iby'ubutaka, ngo kubera ko hagiye kuzabaho n'ibindi bibazo nanone bishingiye kuri ubwo butaka buri muri icyo gihugu, ngo kubera ko ngo Imana yabonye ibyaha byinshi bikabije. Rero nimuhinduke. Ikindi kandi gikomeye Imana yambwiye, Imana yarambwiye ngo Abarundi nimusigeho kugambanirana, mureke ubugome, mureke kugambanirana, kandi mureke n'inzangano, mushobore guhinduka mwe mu ruhande rw'Imana, ijambo ry'Imana ryuzure muri mwe rigwiriye, kuko ibyo ari byo Imana igirute ibasaba gukora.
hanyuma ikindi kintu gikomeye Imana yambwiye kuri iki gihugu cy'u Burundi, Imana yarambwiye ngo iki gihugu cy'u Burundi ngo hagiye kuzaba impinduka nyinshi mu birebana n'inzego z'ubuyobozi bw'iki gihugu, kubera ko hari ibintu byinshi, hari n'abantu benshi murimo murakora mu nzego za leta ariko mutagendera mu bushake bw'Imana. Rero Imana yarambwiye ngo abameze batyo bose Imana ije kubakubura. Imana yarambwiye ngo ije kubakubura no kubakura aho kuri izo ntebe mwiyicajeho, kugira ngo yicaze abantu bakwiriye kandi bazashobora gushyira igihugu cy'u Burundi ku murongo. Icyo rero ibyo ni ubutumwa burebana n'igihugu cy'u Burundi. Reka twihute tugere ku gihugu cya Kongo. Igihugu cya Kongo, Kongo Imana irimo iragaragaza ibintu bidasanzwe kuri Kongo. Ndagira ngo mbibasubiriremo. Kongo, igihugu cya Kongo byamaze kumenyekana, hari ibintu bidasanzwe Imana yamaze kugaragaza ku gihugu cya Kongo. Kongo ndongera mbigarukeho, ikintu gikomeye Imana yampishuriye kandi n'ubu gikomeje kumpishurira, nivaho nukuvaho kwa Etienne Gisekedi perezida wa Kongo. Perezida wa Kongo Gisekedi nukuvaho kwiwe, kuko Imana yarambwiye ngo yamaze kumuca ku ngoma, kuko ari umwami utaragaragaje ubwenge, ariyo mpamvu kiriya gihugu Imana igihaye undi muyobozi. Gisekedi rero avuyeho kandi nanone kuvaho kwiwe hazabaho no gufungwa. Mu bihe bizaza azafungwa, ko mu bihe biri imbere azafungwa zitaba inkiko. Hanyuma kandi nanone kuri iki gihugu cya Kongo hariho ikindi kintu gikomeye Imana yamaze guhishura kigiye kuba kuri iki gihugu cya Kongo. Kongo hagiye kuzabaho ikintu gikomeye. Kongo igiye kuzacikamo ibice by'ibihugu byinshi, ariko cyane nabonye icikamwe ibice, ndetse mbona yavutsemo ibihugu bigera mu 10, birenga n'10. Imana irangije irambwira ngo ibyo niby'ibishyize kera, niby'ibihe bigiye kuza, ariko ngo vuba aha ngaha Kongo ibi bice bya Kivu y'epfo, Kivu ya ruguru, hagiye kuzabaho intara zimwe na zimwe ziziyomora kuri Kongo, kandi zizabe igihugu zibe no ku bindi bihugu. Icyo ni ikintu kiriho kuri Kongo. Icya kabiri, abaturage ba Kongo mwese Imana yabampishuriye, mbona murambuye amaboko murira musakuza gusa, ariko noneho ngo Imana ibitegereje ibona nta masengesho muri mwebwe mufite. Imana irangije irambwira ngo nimwirinde urusaku, ahubwo mugire umwanya wo gusenga, ngo ko Imana ngo nta kintu na kimwe yabimye, ariko ngo noneho igiye kubakiza abayobozi batari ku rwego rwo gutwara Kongo. Ego, icyo ni igihugu cya Kongo twarimo tuvugaho. Ku Rwanda rero Imana yarambwiye ngo ku Rwanda, kuri iki gihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi Imana yarambwiye ngo nimbabwire mwebwe abanyarwanda aho muri hose ku isi mwumva ubu butumwa uyu munsi. Imana yarambwiye ngo mwebwe abanyarwanda mwese aho muri nimwibuke ibi bintu bitatu. Icya mbere, Imana yarambwiye ngo nimwirukane kandi musenyere uyu mwuka w'ubusambanyi uri mu basaza, uri mu bakecuru, uri mu bana. Mwirukane uyu mwuka w'ubutinganyi uri muragenda ufata abana b'abanyarwandakazi, abakobwa, abahungu, ugasanga bose bapfuye urupfu rwe. Imana yarambwiye ngo uyu mwuka w'ubusambanyi ariko urimo urasa naho ukorera mu buhenzi bukomeye, mwuka w'ubutinganyi n'undi mwuka w'abantu bigize ngo n'abantu bapfubura. Imana yarambwiye ngo uwo mwuka n'umwuka w'ubusambanyi. Imana irangije irambwira ngo abanyarwanda nimwirinde uyu mwuka w'ubusambanyi. Icya kabiri, mwirinde gusinda amaganya, ngo kandi mwirinde umurengwe, mukanguke kandi mugirute musenge, kandi ngo mwirinde kandi mwitandukanye n'ubusinzi, muve mu businzi, mwe gusinda amaganya y'isi, mwitware nk'abana b'Imana, kandi nanone kandi bibuka aho Imana yabakuye n'ibyo ibahamagarira gukora, kuko ibyo Imana ibahamagarira gukora ku isi abanyarwanda, Imana irabahamagarira gukora ibintu bikomeye byo guhindura isi,
no kuba icyitegererezo ku isi, ariko noneho ni byiza ko mukora ibihura no gushaka kw'Imana. Imana rero yarambwiye ngo ku Rwanda irugarutseho cyane ngo kandi ije gukomeza kurubera maso. Hanyuma ikindi Imana yarambwiye ngo nanone twitege izindi mpinduka zigiye gukomeza kubaho. Nari narabibabwiye mu gihe cyashize muri message nabahaye y'umwaka, nari narabibabwiye ko hazabaho impinduka nyinshi mu buyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, kandi nanone bigiye gukomeza gutyo kuko hari izindi mpinduka zigiye kuzakomeza ziriho mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda, kandi bizaba nanone ari impamvu z'Imana. Imana kandi nanone yakomeje imbwira ko nkwiriye nanone kwibutsa abanyarwanda ko uyu mwaka w'ibihumbi 2024 uje, Imana ibabiki ikintu gikomeye kandi cy'agaciro, ngo ko hariho byinshi Imana yiteguye gukora muri uwo mwaka w'ibihumbi 2024 ubwo hazaba amatora arangiye ya Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, kuko n'ubundi ayo matora niwe uzayatsinda. Rero Imana yarambwiye ngo nyuma y'ayo matora u Rwanda ruzagira umugisha mwinshi, ngo kandi mwinshi, ngo kandi u Rwanda ngo ruzaguma kwaguka ndetse no gukomeza kumenyekana ku rwego rw'isi no gukora ibikorwa bihambaye. Ikindi Imana yarambwiye ngo mu banyarwanda ngo hagiye kubaho umwuka udasanzwe w'ubwenge bukomeye. Imana yambwiye ko rero umwuka w'ubwenge iwohereje mu banyarwanda kugira ngo dushobore kuguma dufite ubwenge bw'Imana bwo kuvumbura, bwo gukora ibintu bikomeye ku isi. Imana rero navuga ngo nibahe umugisha cyane kandi Imana nibagirire neza. Ikindi rero Imana yambwiye kubirebana n'urwego rw'isi, ku isi yose. Imana yarambwiye ngo ku isi ngo hagiye kubaho ikindi kintu gikomeye, ngo hagiye gutera ibindi byorezo bizagera muri 6. Hanyuma kandi Imana yanambwiye ko ku isi yose Imana ngigiye gukoresha imbaraga zayo ngo kugira ngo umwuka wayo ukomeze gutwara isi mu cyerekezo Imana ishaka. Imana hari ibintu byinshi igiye guca ku isi, igiye gukuraho abantu biremereje, abishyize hejuru, igiye ngo kuzamura abantu ngo batari banazwi, baciye bugufi, ngo ku mpamvu zo kugira ngo ikoze isoni indyarya n'abiyobagizaga badashaka kumenya iby'imirimo y'Imana n'ibyo gukora kwayo no gukomera kwayo. Rero bene data, Imana ibaho umugisha. Dufite byinshi tuzagarukaho mu gihe kiri imbere. Yari amatangazo twari tuzanye kugira ngo tubamenyeshe ibiriho none, ibindi tuzabigarukaho mu gihe kiri imbere. Kadusenge nta mpamvu yo gutinda. Amen. Data mu izina rya Yesu, data mu izina ry'uwabambwe, data mu izina ry'uwanesheje, data mu izina ryawe ryera, turagushimira ko uri uwera kandi atawera nkawe. Turagushimiye ku bw'aya magambo yawe. Reka buri muntu wese Nyagasani wumva aya magambo, Nyagasani reka buri wese agirirwe neza nawe, reka buri wese arwanirwe, reka buri wese ahinduke kandi buri wese ahindukire. Nyagasani ibi bihugu byose reka ubigendere mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, urakoze Mwami, urakoze Mwuka Wera. Murikira iki gihugu cy'u Rwanda, murikira igihugu cy'u Burundi, murikira igihugu cya Kongo, murikira Afrika yose, murikira isi yose, kugira ngo isi yose ikumenye kandi isi yose ikubahe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, reka abantu bahinduke kandi reka abantu bakore ubushake bwawe. Turagushimiye, reka ubutumwa ubuherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye, kubera ko wavuganye nanjye ibigiye kuba, kandi niyo mpamvu wanshyize ku isi kugira ngo ngume nsobanure iby'ubushake bwawe ku isi. Urakoze ko utanze umugisha kuri buri wese. Amen. Imana ibaho umugisha. Amen. Imana ibaho umugisha. Urakoze. Amen. Imana iguha umugisha cyane. Wasoza utanga adresse zawe. Ya Imana ibaho umugisha. Rero bisanzwe telefone yanjye mukeneye kumamagara kugira ngo mwumve n'ibindi bintu, mushobora kumamagara kuri kimenyetso cyo guteranya 250 250 karindwi 82 47 96 11. Imana ibahe umugisha mwinshi. Yego.
Enoke nahandi hantu bakubonera mbo nukuvuga ngo mugiye kutubona cyane kuko mu bihe byashize twagiye dukora ama interview gusa tugiye kubakorera ibiganiro bikomeye kandi bizaba bica kuri Eden TV iratangira mu minsi iza hazaca uruhererekane rw'ibiganiro byinshi bizaba bishingiye ku gusobanura iby'ubwenge bw'Imana n'ubwiru bw'Imana n'ibintu byinshi tuzabaganiriza bashobora kuzaba tubona rero kuri Eden TV aho niho bazajya babona ibiganiro byacu bizatangira n'icyumweru gitaha. Imana ibaha umugisha. Amen. Enoke Imana ibaha umugisha. Kiganiro nawe utaha. Yego murakoze. Shalom shalom. Amen. Gusenga everyday. Gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha. Nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.